rero rimwe na rimwe hari igihe umuntu abona abakunzi, rero turabashimiye abakunzi bacu, turabashimiye nubwo ndi hano nicaye kuri kamera njyenyine, ariko turi kumwe mu mutima. Hari ibyo ndi bubabwire mwumve yuko ari twebwe turi babiri nka couple. Rero ndabashimiye ko mwongeye kuza kuriyica no kugira ngo mukurikirane ibihaca. Rero nkuko mubizi iyi cano ibintu bigenda bitambukaho ni ibintu bigendanye n'iyobokamana, nta nubwo tugiye gutandukira. Ntabwo turi butandukire kuvuga ibyo dusanzwe tuvuga. Cyakora hari ijambo ndaza kwibwirira abakristo, nubwo nzi ko mu Rwanda abenshi twese twizera Imana, kandi cyane cyane ababasha kuza kudukurikira bazi neza ko Imana ariyo ya mbere, Imana ariyo twizera. Hari ijambo rivuga ngo imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki, cyangwa se bibaye ngombwa ko umukristo hari ibigeragezo runaka yacamo yakora iki. Mu basanzwe rero badukurikirana ndabizi ko mubizi, twagiye tuganira kenshi tuvuga yuko iyo umuntu ari mu isi mu by'ukuri aba afashe igihe mu ntambara. Iyo ndi kubivuga, iyo twicaye kuri kamera tuba tuzi ko turi kuganiriza benshi badukurikira. Ahari hari umuntu ushobora kuba ari kudukurikira, ashobora kuba hari intambara runaka arimo, ari muri temps ya confusion, hari ibintu byinshi byamurenze, ari kwibaza inzira yo kunyura n'iyo kureka. Ariko nagira ngo mbabwire ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera no mu gihe bigaragara ko bitashoboka, kwizera no mu gihe bigaragara ko mu by'ukuri nta kigomba kukwizeza gihari. Rero rimwe na rimwe ibyo tubishobozwa no kuba twarizeye Imana kuko ariyo itanga izo mbaraga. Rero niyo mpamvu nshimiye umuntu uwo ari we wese ukomeje kudukunda, kandi natwe turabakunda. Turabizi ko mudukumbere, hari abakunzi badukumbuye, natwe turabakumbuye, turabizi. Rero niyo mpamvu twanze gukomeza kubicisha umwuma, niko bavuga harya, kuko nta matsiko ngiye kumara cyane, ariko n'umwuma, kandi nyine nzi ko mudukunda. Icya mbere turakomeye, tumeze neza. Ndabizi ko abantu badukunda, mushobora kuba hari ibyo mwabonye bigiye bitandukanye. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu aza hano kuri kamera agatangira kuvuga ati tumeze neza, abantu bagatangira bakantera amabuye ngo navuze ngo tumeze neza. Ariko se tumeze neza kubera ko hari umuririmbyi yavuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndi amahoro. Rero turakomeye, reka tuvuge ko dukomeye kubera ko umwami Yesu adukunda, kuko urukundo rw'Imana kuri twe nta hantu rwigeze rujya. Nk'uko nawe uwo ari we wese uri gukurikirana iki kiganiro, urukundo rw'Imana kuri wowe nta hantu rwigeze rujya. Turakomeye, njye na Bishop turakomeye kubera ko Imana idukunda. Kandi ndabizi neza ko iyo aza kuba nawe yari buba ari hano yari buba basuhuje, ariko ndabasuhuje mu izina rye kuko ndamuhagarariye. Ngira ngo murabibona ko nta yindi cano na creatinze, ndi kuri cano y'agafaranga na Murava. Mu yandi magambo, muri ubu buzima maze kwiga ibintu byinshi. Mu isoko ricururizamo abantu benshi, hari abacuruza inyanya, hari abacuruza intoryi, hari ikintu icyo ari cyo cyose umuntu ahitamo ko ari bucuruze, umuntu ahitamo. Rero dukorera kuri iyi platform, kandi natwe dufite uburyo twateguye cyangwa se dusanzwe dukora mu buryo bwacu. Hari n'abandi rero bafite uko bakora gahunda zabo, tutari butindeho cyane. Ariko nta muntu ngewe natera ibuye, nta muntu nje gutunga urutoki runaka, nje kwivugira ko dukomeye, nje kuganiriza abakunzi bacu bamaze igihe batatubona, nje kubabwira ko dukomeye. Icya mbere nababwira ni uko mu by'ukuri nta kibazo dufite nk'uko mwabitekereza. Ibindi I can't wait kuzicarana nawe hano anyicaye iruhande tukabaganiriza, kuko rimwe na rimwe iyo uri wenyine, wenda nka hano kuri kamera ugomba kuba uri kumwe n'undi muntu, ubumva nyine hari nk'ikintu kiri kubura. Ariko nababwira ko hari byinshi cyane tuzaganira mu gihe azaba ahari, kuko azi no kubaganiriza cyane kurushaho kuri njyewe, kuko njyewe musanzwe muzi ko nkunda kwiririmbira. Yewe nta naho bigiye, abantu bakumbuye kuririmba, ntekereza ko tugiye kuzajya tugira izo sessions n'ubundi. Ntabwo tukwiriye kureka gukora umurimo
umurimo tugomba gukomeza kuwukora uko byagenda kose. Rero mu gihe hari muri ibyo wavuze ngo Mana nubwo bimeze bityo uri Mana, ndacyafite impamvu yo kugushimira. Mana nk'uko wakomeje kumbera Imana, ngutuye indirimbo y'amashimwe. Hari igice rero cya kabiri, nimba ari icya kabiri nimba ari icya gatatu muze kumfasha, kivuga ngo mu nzu y'imbohe mu mibabaro uri Mana, mu magambo y'ibinyoma uri Mana, mu ngoyi nyinshi no mu bibazo uri Mana, namenye kutonsiga ngo ndengane. Ndatekereza ko mvuze Ikinyarwanda, ndatekereza ko ndirimba Ikinyarwanda, umuntu wari wese ubasha kutwumva udukunda buriya yumva Ikinyarwanda. Icyo gitero cya kabiri rero kirabisobanura neza. Mu nzu y'imbohe mu mibabaro Imana ni Imana, mu magambo y'ibinyoma Imana ni Imana. So iyo habayeho ikintu cyo kumva ko hashobora kuba amagambo y'ibinyoma, nuko habaho amagambo y'ibinyoma, ariko ntituri butinde cyane ku magambo y'ibinyoma, kuko ikiza iyo habayeho ukuri n'ukuri kukamenyekana, ibinyoma nabyo bihita bimenyekana. So rero narinje kubwira abakunzi bacu ko tumeze neza. Ni ukuri nshaka kubwira abakunzi ba couple yacu ko tumeze neza. Ndabizi ko mwaciwe intege, ndabizi ko hari ibyo mwumvise, ariko nashaka kubabwira ko no mu magambo y'ibinyoma Imana itubereye Imana nk'urugo rwacu. Mu magambo y'ibinyoma Imana iratwubakiye, nta kibazo dufite mu by'ukuri. Nk'uko nabibabwiye, ntabwo wenda turi bugende tujya mu nguni nyinshi, kuko ni byiza ninzaba ndi kumwe nawe, ninzaba ndi kumwe n'umugabo wanjye, ninzaba ndi kumwe nawe twicaranye tuzaganira. Ndabizi ko muzishima kumubona, tuzanezeranwa. Hari abakunzi bacu badusengera, hari abakunzi bagiye bampamagara, umuntu uwo ari we wese nk'uko nabivuze, wo nabashije kwitaba, wo ntabashije kwitaba, nashaka kubabwira ngo n'ubundi dukomeze dusenge. Imana yacu niyo kwizerwa, Imana yacu ntitungurwa. Abana b'abantu baratungurwa, ariko twebwe Imana yo ntitungurwa, nubwo twebwe twatungurwa, ariko Imana yo ntitungurwa. Rero narinje byari nko kubasuhuza, byari nko kubereka ko tukiri kumwe namwe, byari kubabwira ko dukomeye, byari kubabwira ko nta kibazo, byari kubabwira ko dutegereje Imana kandi tuyizeye kandi turi gusenga, byari no kubabwira ko dushima abadukunda. Yewe muri iyi si umuntu wari we wese ajuwahore yiwe. Njya nkunda kwivugira amagambo, hari abantu twagiye dusengana kenshi, nakunze kuvuga ngo rimwe na rimwe hari igihe umuntu acishwa mu ruganda. Mu ruganda rero nubwo ntarajyamo, hari uburyo mbyiyumvira, numva mu ruganda nimba ari nk'icupa rya fanta rigiye gukorwa, haba hari nk'umuntu cyangwa se icyuma runaka, ahantu hariho hose hashinzwe gukora buri kantu kose, yaba packaging, yaba agapfundikizo, yaba forme y'icupa. Nuko ijambo rivuga yuko turi ibibumbano, nyine kaba umubumbyi yaturemye, niko numva no mu ruganda buri muntu wese afite icyo ashinzwe. Hari ushinzwe gukubitagura agapfuniko kugira ngo kagire iriya forme kazabashe gupfundikira icupa neza. Hari abashinzwe gukora iriya forme y'icupa neza kugira ngo icupa rizaze rifite forme. Ese mwumva yuko ririya cupa riformwa gute? Ririya cupa ribashije kwivugira ryataka. Ariko nyine hari abakozi bateguriwe gukora anoza produit nyine mu ruganda. Ariko icyo nkunda nuko nyuma yo mu ruganda umuntu aza ari produit fini yifuzwa ku isoko. Rero wasanga ari n'abateguwe kugira ngo mu ruganda umuntu aba ashinzwe iki, cyakora